Hari ibyaha byangiza umubiri w'umuntu kandi hari ibyaha byangiza ubugingo bwe, ariko muri byose hari itsinda rimwe ibyanditswe bihora birwanya, rimwe ririmbura umubiri n'umutima icyarimwe, icyaha cy'ubusambanyi. Bibiliya ntiyabisubiramo mu ijwi ritoya, iburira mu ijwi riranguruye ku bihugu byose, ku gihe cyose, kuko icyaha cyose ntikireba irari gusa, kireba uburiganya. Satani ntiyapfunyitse mu munezero kugira ngo ikintu cyumva kimeze neza akanya gato gishobore kugira ingoyi zigufata ubuzima bwose. Intumwa Pawulo yavuze muri rimwe Abakorino 6:18, mwirukanire kure ubusambanyi. Ibindi byaha byose umuntu akora ari inyuma y'umubiri, ariko usambana aba acumuye ku mubiri we. Wabyumvise neza, Pawulo ntiyavuze ngo mwirwaneho, yavuze ngo mwiruke kuko harimo uburozi bw'umwuka bwihishe inyuma yabyo, kandi burimo burimbura ubuzima bwinshi kurusha ikindi kintu cyose kimeze nk'icyaha icyo ari cyo cyose. Muri icyo gihe ushobora gusimbukira kuri telefone yawe utanabizi, ushobora kwicara mu rusengero ariko ufashwe n'irari, ushobora kuba ufite umugore cyangwa umugabo ariko ukabohwa n'ibyaha bya rwihishwa. Niba ubutumwa bumaze gukora ku mutima, kanda subscribe kuri iyi channel yacu Inzira ya Kristo Bible, hanyuma wandike mu gice cy'ubutunganyirije kandi cy'ibitekerezo. Imana iracyategeka. Muri iyi video tugiye kugaragaza ibyaha 5 cy'irondakoko Bibiliya iburira abakristo, ibyaha byica ubugingo mu rwihisho, mu kwiyoberanya, urukundo, ubwisanzure n'umunezero. Ariko mbere yo kubivuga, ndashaka ko kumva ikintu kimwe: ubu si ubutumwa bwo gucira urubanza, ni ubutumwa bw'ukuri, kuko Imana ntigaragaza icyaha ngo iguhanure, igikora kugira ngo igukize. Kuri kurababaza ariko kurakiza. Niba uguma kugeza hano ku musozo, uzabona uburyo ubuntu bw'Imana bushobora kweza ibyo wakoze ukaba byaragutezaga isoni, ukibwira ko bidashoboka gukira. None reka dutangire n'icyaha cya mbere, icyaha cy'ubusambanyi hagati y'abatarashyingiranywe, abatashakanye byemewe n'amategeko. Isi yacyemeje nk'aho ari ibisanzwe. Niba mukundana muraryamana, icyo ni ikinyoma. Ijambo ry'Imana rivuga muri rimwe Abatesalonike 4:3, uko niko Imana ibishaka, ko mwitandukanya n'ubusambanyi. Buri gihe uharika umubiri wawe umuntu utari wo mwasezeranye imbere y'Imana, ubuhe igice gito cy'ubugingo bwawe, utera imitego y'imyuka Imana itateganyije, kandi isiga ibikomere bitagaragara. Wibwira ko ari ibintu bisanzwe, ariko mu mwuka ni ingoyi ikubata buhoro buhoro. Aho niho Satani ahisha uburiganya bwe, mu kugaragaza ko ari ibintu byoroheje. Iyo akubujije uburyarya bwo kurinda ubuzima bwawe bw'umwuka, agabanya ubushishozi bwawe, utangira kwemera iby'Imana yita icyaha. Utangira kuvuga uti Imana irumva ibyifuzo byanjye, ariko si ubwo ibyo wifuza si ikizamini kigamije kugerageza kumvira kwawe. Ubusambanyi ntibyangiza urupapuro rw'amateka yawe gusa, byangiza umwuka wawe, byigisha umutima wawe kwifuza ibimwica. Dore ukuri abantu benshi batakubwira: irari ntiryigera rihagarara, riragwira umunsi ku munsi. Uko uryonsa niko rikura, ni nk'umuriro ntiritegereza kuzima. Rivuga ngo ndahagije. Imigani 3:27. Mbega umuntu yashyira umuriro mu gituza adashya imyenda? Uko niko ibyaha by'ubusambanyi bikora. Byakwizeza ubushyuhe ariko bikagusigiriye ibikomere. Ariko hari ikindi cyaha cy'irondakoko cyinjira mu mizi kurushaho. Abizera benshi baragikora batabizi ko barenze umurongo. Igikeneye undi muntu wari wese ni icyaha gikorerwa mu ibanga, ariko icyo mutego ukomeje kurusha iyindi Satani yateguriye iki kinyejana. Bitangirira mu bwiherero mu gihe cya nijoro. Aho niho umuntu areba, ni irari ry'ikigirwamana cy'ubwiyemezi mu gutsinda mu bitsina, ibyo bita kwikinisha. Yesu yavuze muri Matayo 5:28, umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba yamusambanyije mu mutima. Irari ntirikeneye uburiri cyangwa undi muntu wese cyangwa ahandi hantu hose. Ritangirira mu maso, ikura mu bitekerezo, rigatsinda umutima. Icyatangiriye nk'inyota kiba iminyururu. Utekereza ko ari igitekerezo gusa, ariko buri gitekerezo ni imbuto. Iyo mbuto zishibuka ziba ingoyi. Abenshi basenga basaba gukira, ariko mwibanga bagakomeza guhya ibyo byaha ubushobozi. Gusoma video za nijoro, gushakisha ibyo uzi ko ari bibi, kwiroteraho ibyo bigusha. Buri mwanya utekereza ko ntacyo bitwaye, ariko mu mwuka ni igicaniro gicisha ubwera bwawe.
irari ntiryangiza umubiri gusa, rikoza n'isoni umwuka, rituma ubona abantu nk'ibikoresho aho kugira ngo ubone ubugingo, kandi ntibibera mu ibanga, birigaragaza mu ruhame, kuko icyo dusenga mu rwihisho nicyo dukorera mu buzima bwa buri munsi. Imana irakuburira, si ukubera kugufata ku ngufu, ni ukukurinda. Imana yaremye ibyifuzo by'ibitsina, ariko ishyiraho n'imipaka kugira ngo ibyifuzo bikore umurimo wera. Satani atanga ibimeze nk'urukundo, ariko bimeze nabi, ubusabane budafite isezerano, irari ridafite disipurine, ikinyabupfura, umuriro udafite ikiwuzimya. Ariko dore imbaraga z'ubuntu, nta ngoyi ikomeye cyane Yesu adashobora kumena. Amaraso ye ntakiza ibyaha, cyakozwe gusa, arahanagura n'urwibutso rwacyo. Icyaha cya gatatu Bibiliya iburira cyane ni ugusambana n'uwashyingiwe, icyaha cyo guca inyuma. Imigani 3:32 haravuga hati, ukora ubusambanyi n'umugore wundi nta bwenge aba afite. Ukora ibyo ngibyo ni ukwiyangiza, si ukunanirwa kwizerwa ku mugabo cyangwa umugore wawe, ni ukwigomeka ku isezerano ry'Imana. Ubushyingirane si amasezerano y'abantu, ni isezerano ry'umwuka. Iyo bihishe ibintu byera birasenyuka, ibyera byose birasenyuka. Icyaha cyo guca inyuma gitangira mbere mu gikorwa, gitangirira mu mitima itakigira ishimwe. Satani akubwira ko ari ikirenze, ikiza kurusha ibyo ngibyo ufite. Iyo wemeye ibyo bitekerezo bikakuyobora, bikujyana mu kurimbuka. Ariko ikirushijeho kuba ikibi iki ngiki ni igihe ubusambanyi butari ubw'umubiri gusa, ahubwo ari bwo mu mutima. Iyo utangiye guha undi muntu wundi umwanya igihe cyawe n'umutima wawe utari uwawe, uba utangiye kurengera inzira. Satani ntasenya ingo mu gikorwa kimwe, abikora gahoro gahoro. Ubutumwa bugufiya bwo gusebya, bwo gutebya ikintu watekerezaga ko ari gitoya kikavamo igikomeye. Iyo umutima ucitsemo kabiri, urugo rurahanuka, rurasenyuka neza neza. Ariko nubwo waba wumva umubabaro, isoni cyangwa ibyaha byashize bitagishoboka guhinduka, ubutumwa bw'Imana buracyubaka iby'icyaha cyatwitse. Dawidi yakoze ubusambanyi, ariko Imana yamwise umuntu ku mutima wayo. Kuki? Kubera ko yihannye. Kwihana nyakuri si amagambo gusa, no guhindukira ukareka irari rigutwara. Icyaha cya kane abenshi batabizi bakora, ndetse isi iracyishimira, ni ukwambara, kuvuga cyangwa kwitwara ugamije gukurura irari ry'abandi, uburyo bwo gushukana no kwambara nabi. Isi byita confidence, kwiyumva. Bibiliya ibyita deception, ni igihe ukoresha umubiri, ijwi cyangwa imyitwarire yawe kugira ngo ubyutse irari ryo mu bandi, ku bandi bantu. Ntibigendanye no kubahisha Imana, ahubwo ari ugushaka gusebya ishema ryayo. Imigani 7 hatubwira ko umugore wambaye ngo asambane. Ariko iki cyaha ntikireba abagore gusa, n'abagabo barabikora, binyuze mu gushaka amaso no gushaka kwemerwa n'abantu aho gushaka kwezwa. Muri iki gihe abantu benshi bashukwa n'ibishuko bikomeye cyane. Baramamaza kuri social media, kuri internet, yabigize umuco. Buri foto, buri pose yose bafata, buri post ibi ntambara y'ubwitonzi. Ariko kwitwabwaho n'abantu si urukundo. Kwemerwa si ukwemerwa n'Imana. Kwicisha bugufi no kwambara neza si ukwihisha icyiza, no guhesha ishema umuremyi wakuremye. Iyo wumva umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wera, sobanukirwa ko ubwera urusha kure kuboneka kw'amaso. Icyaha cya gatanu Bibiliya iburira ni ibikorwa by'irondero bidakurikije umwimerere Imana yageneye abantu. Ubusambanyi, agacuramano n'ibinyuranye n'inyigisho zayo. Abaroma 1:23-27 baravuga ko abantu baretse ukuri kw'Imana bagahindukira ku binyoma. Isi ivuga ngo urukundo ni urukundo, Imana ivuga ngo ubwera ni rwo rukundo. Yaremye umugabo n'umugore bashyirwe hamwe kugira ngo berekane ishusho yayo. Ntabwo ari abantu bagomba guhindura igishushanyo cyayo. Nubwo iki gihe cyuzuye urujijo, ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ntabwo rishyira ku isi ngo birangire gutyo gusa. Ni igomba kuryubaha. Niba wasubiyemo muri ibi byaha nk'ibi ngibi byose, cyangwa kimwe muri ibyo twavuze, irari, ubundi buriganya, mubabaro w'ibyo wigeze gukora, menya ibi bintu. Inkuru yawe ntirangirira aho ngaho. Imwe Abakorinto 3:11 aravuga ati, ariko ibi nibyo bamwe muri mwebwe mwari mwarabaye, ariko mwogejwe ibyaha, mwahanzweho abera, mwatsindishirijwe mu izina rya Yesu Kristo.
Imana iracyasubiza ukwera kwawe, iracyakiza abacitse umutima. Ntacyo ushobora gukora ngo wicishe ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo burusha kure ibyaha byawe. Kwihana si igihano, ni impinduka. Iyo urekeye ibyaha wakoreraga ntiwamburwa ibyishimo, ahubwo ubuhawe amahoro, usubirana ubugingo bwawe. Umwuka wera akora no mu rwibutso, akiza ibyo wibwiraga ko bitazigera bibaho. Irari ryari ryarategetse amajoro yawe, ariko ubuntu bushobora gutegeka ejo hawe. None rero fata icyemezo, ntukine n'ibigeragezo, ntugasobanure ibyo ijambo ry'Imana ritavuga. Mwiruke ku cyaha, muhunge, mugane Yesu ubasha kubakiza, kuko icyaha gikora nk'uwagihaye umwanya mu kanya gatoya, ariko kikaba icy'igihe kirekire kandi kikagusiga ubusa. Imana yo igusezeranya ubuzima bw'iteka ryose. Satani ashaka umwanya wawe, Imana ishaka ejo hawe. Niba ubutumwa bugukoze ku mutima wawe, niba bwakwibukije uwo uri we, ntugende udasize ikimenyetso, kanda subscribe kuri iyi nzira ya Kristo Bible, hanyuma wandike uti Imana iracyategeka. Ubugingo buzamenya ko ubwera buracyafite agaciro, ubusugire buracyari imbaraga, kandi Yesu arakiza.